nitwa Mukashema Theodosia, paruwasi yanjye akaba ari iya Nyakabuye. Yewe umwana wanjye ari wo mwuzukuru wanjye yafashwe n'uburwayi mu kwezi kwa gatandatu. Uwo mwana yari afite imyaka 3 n'igice shingira muri 4. Uwo mwana afatwa n'uburwayi tutazi ubwari bwo. Umwana nyina yamukoraho bati mama uri kunsiga amaraso. Umwana ya nyina yamukoraho bati bagiye kugutema. Umwana bakoresheje uko bashoboye, baravuza biranga, bajya ku madispensaire biranga, bamwohereza imibirizi bamwohereza i Butare nabo bamwohereza i Kigali. Ageze i Kigali umwana bamucisha mu cyuma, baramubwira bati genda utegerereze i Butare. Koko nyina yaraje yicara i Butare mu minsi 4 ibisubizo biraza. Bije bamubwira ko umwana nta burwayi afite. Icyo gihe rero umwana yarirukaga yaracanganukiye mu bwonko, ubona yarabaye umusazi nyine. Nkagira agahinda kenshi, ariko nkaririra Imana avuga ndi Imana, umwana wanjye n'uw'imfura yiwe, n'umwana w'imyaka 3 koko arwaye mu bwonko. Ngasenga mbwira Imana ndi Imana ko njyewe uzunkorera ibitangaza nkabibona, uriya mwana wanjye nawe wagize icyo umukoraho. Imana rero yagize neza, umwana nawe ahita yishyiramo igitekerezo cyo kuza hano kwibanga ry'amahoro. Yaraje aramuheka aramuzana, amugejeje ahangaha mu gihe bicaye hari mu kiliziya. Umwana arwana ajya kuri aritari. Umwana yarahageze aharira amarira menshi cyane. Nyina nawe ararira arashavura. Bidatinze umwana nyina aramuterura, bari baraho ntabwo baryamye iryo joro. Kuva icyo gihe ayo marira y'uwo mwana mu kwezi kwa 8, uwo mwana kuva icyo gihe kw'iyo tariki yaje hano kwibanga ry'amahoro, umwana yahise akira. Kugeza amagingo naya umwana wacu yarakize. Imana yarakoze, Imana nishimwe. Urakoze Yesu.